ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Urugwiro ni kimwe mu bintu bifasha kubaho mu buzima wishimye, kandi ibyishimo iyo ubifite mu mutima nta kindi kintu uba wumva kuri wowe cyakugiraho ingaruka, kubera ko ibije byose ubirenzaho kuko uba ufite ibyishimo muri wowe. Niyo mpamvu radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro ihari kugira ngo yongere kugarura urugwiro muri twebwe. Dutega amatwi radiyo IRTV FM ijwi ry'urugwiro, ukurikira ukanda *, IRTV.fr. Niki cyamfasha guca mu bihe nyuramo neza? Burya nta kigufasha neza nko guca mu bihe uzi n'uburyo wabyitwaramo. Reka nkumare impungenge. Mu kiganiro cy'urungano urukurikirane kuri radiyo IRTV ijwi ry'urugwiro hamwe nanjye Jeanne Niyonizigiye, buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Inkuru wasanga kuri IRTV.fr ukayisomera cyangwa ukayitega amatwi buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ijwi ry'urugwiro, ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye. Ibiganiro by'imikino, ari byo makuru ya siporo, ibiganiro by'inyungurabwenge, ibiganiro by'umuziki, harimo indirimbo ziramya, indirimbo z'Imana n'indirimbo zidufasha kuba twaruhuka neza. Ibyo byose nta handi wabisanga atari kuri IRTV FM ijwi ry'urugwiro. Ukurikira ukanda *, IRTV.fr. Twigire urugwiro, urugwiro muri twebwe, urugwiro hose, urugwiro rwubahwe. Hari ku wa gatanu ko najyaga bwa mbere mu kabyiniro kitwa Kigali Next Club hamwe n'inshuti zanjye. Hari ku munsi wari wiswe ijoro ry'abari n'abategarugori, Ladies Night. Ariko mbere yo kwerekezayo nabanje kubeshya ababyeyi banjye ko ngiye mu munsi mukuru w'amavuko y'umwana twigana. Byarangoye kubeshya kuko mu buzima bwanjye ntari narigeze ntinyuka kubeshya ababyeyi banjye. Ibyo byose nabikoze kubw'inama mbi z'inshuti zanjye, Teta na Ange. Kubera igihe cyose nabaga ndi kumwe nabo, bageragezaga kunyumvisha ko nasigaye inyuma, ndetse ntibanatinyaga kumbwira ko ntaho ntaniye n'abanyacyaro. Ibyo byose nibyo byaje gutuma mfata umwanzuro wo kujya kureba ibyo byiza bandushije. Byari ibyishimo byinshi kuri bo kumva ko nemeye kujyana nabo. Nanjye nari mfite amatsiko menshi ariko avanze n'ubwoba, kuko numvaga bavuga ko hakorerwa ibintu bibi nk'ubusinzi, uburaya n'ibindi byinshi. Gusa inshuti zanjye zambwiraga ko ibyo byose ari ukubeshya. Twagezeyo 4:00 z'ijoro, ubwo turinjira ntangazwa n'amatara y'amabara atandukanye yagendaga yihinduranya. Wabonaga abari aho bose bishimye, babyina, baseka, abandi basomana, mbese buri wese wabonaga ari muri mudu yifuza. Hari hasohokeye abantu batandukanye bo mu bihugu bitandukanye, Abafaransa, Abanyamerika, Abashinwa ndetse n'abandi benshi biganjemo abo mu bihugu bya East Africa. Ubwo twatangiye kubyina ariko njyewe mbanza kugira isoni. Teta ahita ankurura atangira kumbyinisha, ubwo nanjye ntangira kubyina. Natangiye kumenyera, noneho nanjye ntangira kubyina nk'aho nsanzwe mbimenyereye. Mbese nari meze nk'ihene yaciye ikiziriko. Ubwo Teta na Ange batangiye gutumiza inzoga batangira kunywa.
bampaye mbabwira ko njyewe ndi umurokore ntanywa inzoga. Ange yakomeje kumpatiriza ngo ninsomeho gake ngo ntacyo ndi bubi. Nakomeje kwihagararaho ariko burya ngo ntawe unanira umushuka ahubwo ananira umuhana. Naje kwisanga natangiye gusomaho. Hashize umwanya muto ya nzoga yatangiye kungeramo, ubwo ntangira gucika intege. Muri ako kanya hahise hinjira abasore 3 baraza baradusuhuza, bari baziranye na Teta na Ange. Baranyibwira nanjye ndabibwira. Turangije kwibwirana, ubwo noneho batangira gutumiza inzoga z'ubwoko bwose, nanjye aho ndi nari nigize umunyamugi. Ubwo si ukunywa ndasizora, kandi sinari nzi n'ubwoko bw'inzoga ndi kunywa, napfaga kunywa. Twakomeje kubyina buri wese n'uwe. Mbonye agiye nanjye ndahaguruka kugira ngo nsange Teta na Ange aho nabasize. Nkurikira inzira nabonaga imbere yanjye, ariko naje kwisanga inzira ingejeje hanze ya club. Gerageje gushaka inzira nsubiza muri cya cyumba Teta na Ange barimo, mbura inzira yerekezayo neza. Kandi ubwo niko nagendaga ndandabirana, nshatse telefone ngo mbahamagare baze bamfate, nibuka ko telefone yanjye ari Teta wayimbikiye. Mbonye binyobeye ntangira kwigira inama yo kujya gushaka moto ikantahana. Nakomeje kumanuka nerekeza epfo ya club ngo ndebe ko nabona moto, ariko ndayibura kubera amasaha yari amaze no gukora, dore ko byari bigeze mu ma 7 z'ijoro. Nakomeje kwigira hepfo kugira ngo ndebe ko nayibona, ariko nkomeza kuyibura. Natangiye kumva ubwoba bunyishe, ntangira kwibaza ibiri kumbaho. Nahise mpagarara aho mu mwanya muto, nahise mfatwa n'ikizungera, nuko nikubita hasi ubwo. Nahise ntangira kuruka za nzoga nanyoye. Muri ako kanya hahise haca abapolisi bari ku burinzi, barambonye. Baza bansanganira aho nari ndyamye. Bahageze bagerageza kumvugisha, ariko sinashoboraga kuvuga ngo ibintu byumvikane. Umwe muri bo arababwira ngo twigendere, n'indaya yasinze nizimushira amarage iwabo. Bageze imbere gato, undi mupolisi umwe muri barababwira ati ibintu dukoze ntabwo ari byo, uriya mwana w'umukobwa dusize hariya, hagize uza akamuhohotera ntabwo twaba turi abapolisi ba nyabo. Bose baramuseka cyane. Umwe muri baramubwira ati ariko nawe Paul rwose wigize umunyampuhwe, nk'iriya ndaya igutera ikibazo koko, nkaho ugenda umurarire ni wowe ufite umwanya. Ubwo Paul yiyemeza gusubira inyuma. Numvaga ibyo bavuga nubwo ntashoboraga kuvuga, ariko no mu kanya gato ntangira gusinzira. Yahise akuramo ikoti yari yambaye ararinyorosa, hanyuma yicara hafi aho yiyemeza kurara ncungira umutekano. Bukeye mu gitondo narakangutse nisanga ndyamye iruhande rw'umuhanda. Mu gihe nkibaza uko byagenze, ndebye ku ruhande mbona umupolisi uhicaye. Ubwoba buranyica, ndakanaguzwa, nshaka kwiruka biranga. Muri ako kanya yahise aza aranyegera, ambwira mu ijwi rituje ati wigira ubwoba ntacyo ngutwara. Ampereza ukuboko nanjye ndamusuhuza. Nahise ntangira kwibaza byinshi. Yambwiye ko yitwa Paul, nanjye mubwira ko nitwa Keti. Nagerageje kumubwira muri make ibyambayeho, ariko sinabibarangije byose kuko najyaga kuvuga ikiniga kikanyica nkarira. Paul yahise ahamagara moto.
nuko nakoze mu mufuka akuyemo ikarita iranga akazi akora, bizinesi kadi, arayimpereza. Hanyuma ampereza n'amafaranga 5,000. Arambwira ati Keti, genda uryame uruhuke, nubona umwanya uzampamagare tuganire. Nahise nurira moto no mu rugo. Ngeze ku gipangu cyo mu rugo, imitima yatangiye kumbana byinshi y'uburyo ndi bubabeshye. Ndakomanga, umukozi araza aramfungurira. Ngeze mu gikari nsanga mama ari muri dushe, papa aracyaryamye. Nahise ninjira mu cyumba mvanamo imyenda vuba, dore ko yari yahindutse itaka gusa. Nuko ntega igitambaro mu mutwe kuko imisatsi wari wasambaguritse cyane. Ngeze hanze nahise nkubitana na mama avuye muri dushe. Ambonye nta no kunsuhuza atambaza ati Keti, waraye? Koko Keti, ugatinyuka ukarara mu gasozi utavuze? Ubwo mpita mwegera ndamubwira nti mama, ntundakarire kuko nanjye sinjye. Ibirori bya wa mwana nakubwiye nari nagiyemo byatangiye bitinze kandi birangiye ngiye gushaka imodoka intahana ndayibura neza. Ubwo mpitamo kurara gutyo. None se Keti, kuki utaduhamagaye ngo utubwire ugatuma turara duhangayitse? Mama, telefone yanjye umuriro wari washizemo mbura uko mbahamagara. Mama yaranyizeraga cyane ku buryo ibyo namubwiraga byose yumvaga ko ntashobora kumubeshya. Yahise ambaza ati Keti, ko uzindutse cyane barakwirukanye? Ndaseka ndamubwira nti oya mama, nuko numvaga mbakumbuye wowe na papa. Ahubwo se ko papa yatinze kubyuka? Papa wawe yari avuye mu masengesho atinze, niyo mpamvu. Nuko mpita mbwira mama nti mama, ndumva ibitotsi binyishe, reka njye muri dushe ubundi mbe ndyamye, naraye nasinziriye kubera ko baraye basakuza. Mama ahita ambwira ngo nta kibazo mwana wa, ubwo ikinyoma cyanjye kiba kirafashe. Mbere y'uko njya muri dushe mama yambwiye ko agiye ku rusengero. Ambwira ko papa nabyuka nza kumuha ifunguro rya mu gitondo. Nkimara kuva muri dushe nahise njya kuryama kuko numvaga umubiri wose wavunaguritse kubera kurara hasi. Nkimara kugera ku gitanda aho kugira ngo nsinzire, natangiye kwibaza kuri Paul. Nibaza icyatumye ngirira impuhwe kandi atanzi. Yewe ntangira kwiyumvisha ko wenda ashobora kuba nzi yewe ntamuzi. Natangiye kwibuka ibyabaye byose nshyira ubwenge ku gihe, nanjye numva ndigaye. Nuko ndabyuka ndasenga nsaba Imana imbabazi. Kuryama byarananiye neza kuko nageraga mu buriri ngahita ntekereza uburyo naraye mu muhanda nasinze nkumva mbuze amahoro. Gusa icyizere nari mfite nuko nta muntu wari wigeze ambona ngo abe yabibwira ababyeyi banjye. Nakomeje gutekereza kuri Paul. Wamfashije ntaho nzi nta n'ikintu nca, numva ntangiye kumukunda no kumwibazaho byinshi, kuko n'ubwa mbere nari mbonye umuntu ushobora kwitangira ibibazo by'undi muntu bigeze hariya. Nahise mfata ya karita yampaye ngo ndebeho nimero kugira ngo muhamagare mushimire igikorwa cyiza yankoreye. Ndebye telefone ndayibura, mpita nibuka ko Teta ari we uyifite. Nahise mbyuka vuba vuba ndambara njya ku muhanda, mfata moto ndiruka no kwa Teta. Ngezeyo nasanze hanze aho ariho yaraye. Bambonye barasakuza cyane baza bansanganira. Barambwira ngo twe twagize ubwoba ko hari icyakubayeho kuko twagushatse hose kuri club turakubura. Bashatse kumbaza byinshi babwira ko ikinzanye ari telefone yanjye. Anje araza aranyegera arambaza ati none se Keti, byaraye bikugendekeye bite ko twaherutse turi kumwe hanyuma tukaza kukubura?
ndamubwira nkubwiye ibyambayeho ntabwo nataha kuko ni birebire kandi birababaje, ahubwo reka ngende papa atabyuka akambura nsize aryamye, tuzabonana ku cyumweru mbabwire ibyanjye. Gusa ntabwo muri inshuti nziza. Teta yumvise mvuze aya magambo ahita ambwira ati Keti, ni ukuri turagusaba imbabazi ku byabaye byose, kuba tutarabashije kukuba hafi kandi ari twe tuhamenyereye. Ndamusubiza nti mwebwe ntacyo mbashinja, umusazi ni ngewe wishoye mu byo nashoboye. Ubwo mpita mbasiga mfata moto insubiza mu rugo. Inkuru wasanga kuri IRTV.fr ukayisomera cyangwa ukayitega amatwi buri mugoroba kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Ijwi ry'urugwiro mu biganiro bitandukanye.